Twongeye kubasuhuza nshuti za Shishoza TV1. Uyu munsi rero ntabatindiye ndagira ngo mbabwire topic y'uyu munsi. Tugiye kuganira ku isomo ryiza cyane rigira riti gushaka amafaranga, gutekereza kuzaba umukire ariko utabanje guhindura imitekerereze ngo ukurikire amasomo yigisha inzira z'amafaranga. Ni nko kuba nka yasazi, inshuti yanjye, ni nko kuba nka yasazi yakurikiye umupfu mumva. Igisobanuro cy'ubutunzi gishakira aha, niyo mpamvu Furukara Printing Limited yaje ari igisubizo kuri ba rwiyemezamirimo, banyenganda, banyabukorikori, namwe abikorera ku giti cyanyu. Nimuze mbarangire muri Furukara Printing Limited, mucukubiri n'ibihombo bya buri munsi bibahoza hasi kubera kutamenya icapiro rigezweho muri Kigali. Furukara Printing Limited abayimenye bamaze gukura amayabo. Twandika ku myenda, twandika ku makaramu, ku matase, dukora ibyapa, amafoto yanyu, business card, invitation z'ibirori, ducuruza biyari ndetse n'ibikoresho byazo. Abifuza gutembera, dukodesha imodoka zibatembereza hirya no hino, dukodesha sonorization mu birori, ndetse kandi n'ibindi byose mwifuza murabisanga iwacu. Furukara Printing Limited dukorera mu mujyi wa Kigali, ahazwi nko ku Nkuru Nziza, ni ku gahanda k'amabuye mu gikari cyaho mu nguni iwacu hariranga. Ni kwa Jean Paul Habiyakare, benshi bamumenye nka Niyoma, nta utahazi ni ikimenya bose. Duhamagare kuri 0789 58 23 Furukara Printing Limited, umunara w'ibisubizo kubatugana. Ni nko kuba nka yasazi yabuze umujyanama igakurikira umupfu mumva. Iryo jambo rirakomeye. Gushaka amafaranga, gutekereza kuba umukire utabanje gutekereza kuri izi ngingo ugiye kukubwira, ni nko kuba nka yasazi yabuze umujyanama igakurikira umupfu mumva. Byagenze bite nyuma yaho? Turaza kubireba muri iki kiganiro. Uyu munsi rero ndagira ngo mbabwire ingingo ugomba kwitaho mbere yo gutekereza kuba umukire, mbere yo gutekereza kuzaba umuntu ukomeye, mbese mu by'ukuri gufungura amaso yawe ugahumuka ukamenya ngo ndava he ndagana. Reka turebere hamwe ibintu ugomba kwitaho. Urimo gutekereza amafaranga, urimo gutekereza kuba umukire, urimo gutekereza impamvu utarakira, ariko ntiwamenye impamvu kanaka bakora cyane bataruhuka ariko n'uyu munsi ntibakire. Impamvu wigeze ukora ubushakashatsi ngo uyimenye. Ntiwamenye impamvu Papias uzwi cyane nk'umukire yaterejwe umutungo cyamunara. Mumbabarira, hano Papias ni izina nifashije kugira ngo inkuru yumvikane neza. Uyu Papias ntawe uhari. Ntiwamenye impamvu Papias wari uzwi nk'umukire, wari ufite imitungo ikomeye, watambukaga abantu bose bagatigita, ibye byatejwe cyamunara. Wigeze utekereza mbere yuko wowe ushaka amafaranga, ibyo wigeze ubitekereza? Niki uteganya gukora umunsi wayabonye ngo utazaba nka kanaka? Amafaranga si amahirwe nk'uko bamwe bashaka kubitekereza. Amafaranga ni ubwonko. Niyo mpamvu uzabona umuntu ufite amafaranga atumirwa mu nama zikomeye. Usanga mu nama y'akarere ukabona arimo, y'umurenge ukabona arimo, yewe bitewe n'urwego umuntu ariho, ukabona ku rwego rw'igihugu aho perezida yicaye. Ejo bundi mwabonye abantu dusanzwe tuzi, ariko kubera iyo ufite amafaranga akenshi bigendana n'ibitekerezo, utumirwa kuri table d'honneur, utumirwa hakomeye. Mwabonaga Scovia ko ahicaye aho perezida yari yicaye, mwabonaga aba bahanzi bo mu rwenya aho bari bicaye, mwabonaga uyu mucuranzi ndaza kumwibuka uyu mucuranzi, izina riranyebeye, uyu waririmbye ngo twanyoye twasinze, izina riranye bagere ko nimwibuka, ndaza kumwibuka, ubwo mwese muraza kumfasha. Ibyo narindimo nuko kuba bari bicaye hariya mbere na mbere, iyo batagira amafaranga ntago bari kwicara kuri hariya meza.
kandi amafaranga angana n'ibitekerezo. Nuko bimeze buriya udafite ubwonko ntushobora gutunga amafaranga ngo uyagumane, n'uzabona uyatunze wese iyo adafite ubwonko ntashobora kuyagumana. Ntiwamenye impamvu Ruyenzi ashaje akennye kera yari umukire. Ruyenzi nawe ni umuntu utariho, ni izina hano nakoresheje. Ntiwamenye impamvu runaka wari umukire, wa wundi watambukaga ibintu bikagenda neza abantu bagakoma amashyi, akaba ashaje ari umukene. Iyo mpamvu ntiwayimenye. Ntiwatekereje ko business uri gukora ishobora kuzakubana nini, kuyimanaginga bikakunanira. Ushobora kuba utarize urimo gukora business, ushobora kuba warize, ariko hari igihe kizagera ive ku rwego rwo kuba ikeneye umukozi umwe, ive ku rwego rwo kuba ikeneye abakozi 5, ive ku rwego rwo kuba ikeneye abakozi 10, ikenera abakozi 100. Ntiwigeze ubitekerezaho, bishobora kuzakugwa hejuru. Ntiwamenye impamvu ko ushobora kugira amafaranga menshi kubera imyitwarire yawe akaba ari yakurimbura. Amafaranga menshi ashobora kukurimbura. Ushobora kugenda ukaba umusinzi ugaherayo burundu, inzoga zikaguherana. Ushobora kugenda ukiyangiza kubera inzoga, uburwayi buturuka ku nzoga, inyama zo mu nda zose zikabora ugapfa vuba. Ushobora kugira urugomo kubera kuvuga uti mfite amafaranga sha, uwo ndakubita nta kibazo turaburana. Hari byinshi. Iyo myitwarire yawe umunsi wagize umukire, umunsi wabaye umukire ntiwigeze uyitekerezaho. Nta handi uzasanga ibiganiro nk'ibi ni kuri Shishoza TV1. Hari abandi bantu batanga amasomo yigisha ubuzima busanzwe meza cyane, barimo ba Dashim, barimo ba Gentil Gedeo, hari abandi benshi. Byibuze kurikira buri munsi ibiganiro bikwigisha, biguhugura mu mutwe wumva uti iri somo. Hari n'indi channel yitwa Inkorane y'Ubukire, nabo nabonye bagira ibiganiro byiza. Amachannel hari ni menshi, ariko wita umwanya, koresha igihe cyawe mbere na mbere urimo gukira mu mutwe. Isi burira gufasha. Iyo wamaze gukira mu mutwe ntumenya kuntu ibintu bigenze. Hari undi mwuka sinzi ukuntu wumvishe Dashimu awita. Hari undi mwuka uza, hari isi noneho tutabonesha amaso, iza ikinjira mu byawe, za nzozi zawe zikaba impamo. Ibyo ni ukuri, ibintu utari watekereza mu bwonko biragoye kugira ngo uzabigereho. Mujye munyandikira muri comment. Hari abantu benshi banyandikira, maze kubona ko munyandikira muri benshi kuri WhatsApp yanjye, by'umwihariko namwe ndabashimiye rwose. Mukomeze mutyaze ubwonko. Reka mbabwire rero ibanga nyamukuru ugomba kumenya mu buzima bwawe. Ibanga riruta yandi ni ukumenya inzira z'amafaranga. Inzira z'amafaranga ni izihe? Kanaka arakora, uyabyuka ajya mu kazi, ariko ntabwo nubwo ari mu kazi yibeshya inzira z'amafaranga, ntabwo azi inzira z'amafaranga nyirizina. Banza wige inzira z'amafaranga, numara kuzimenya neza amafaranga azaza. Iryo uzabona uzaricunga. Ugomba kumenya guhitamo neza business ugiye gukora. Ibi nkunda kubigarukaho. Umuntu agahitamo business cyangwa umuntu agakora. Hari abantu navutse ngewe ubwanjye bakora business runaka, ngeze ku y'imyaka bakiyikora nta n'ikibanza baragura. Nujya guhitamo business, ugahitamo business idateza imbere umuntu. Hano kuri Shishoza TV1 nigeze kubagezaho imirimo ushobora gukora ugakira, nzongera mbisubiremo bahe n'iyindi. Ariko hari business ushobora gukora ugahora muri ibyo, atari uko uri umuswa, ahubwo ari uko wahisemo nabi. Atari uko hari irindi kosa ryabayeho, ahubwo ubwo bwoko bw'iyo business akaba ari business ushobora gukuramo ibyo gushyira mu gifu gusa, ukarya gusa bikarangira, kukaba nta nzu waguramo, nta modoka nziza waguramo, nta terambere na rimwe wageraho, kubera ko imiterere y'iyo business nuko imeze. Nuhitamo business, vuga uti abantu 10 ndabizi neza ko bahisemo iyi business, hari byibuze 5 nzi muri bo bateye imbere, byibuze hari 3 nzi mu 10 bateye imbere. Iyo business ibishoboka. Ariko niba uzi ko nta numwe yateje imbere, kirama agasara, uvuga uti iyi business ngiye kuyikora amezi 3, mwibonera ibirayi byo kurya, nyuma y'amezi 3 ndayihindura nyivemo. Niba uri gukora business ukabuze ko nta muntu n'umwe uzi yari yagurira ikibanza, ubwoko bw'iyo business, nta muntu yari yagurira imodoka, nta muntu yari yagurira inzu, nta muntu yari yubakira ibimeze bite, tu te fatigues pour rien, urinaniriza ubusa. Hitamo business uzi neza ko ishobora kuguhindurira ubuzima. Kumenya gukoresha neza duke wabonye. Abantu benshi ntago tuzi gukoresha amafaranga twabonye, turayakoresha mu bidakenewe. Hari icyo bita les besoins primaires et les besoins secondaires. Les besoins primaires et les besoins secondaires. Hari ibyo umuntu akeneye mu buzima bw'ibanze kugira ngo abeho, hari n'ibindi ukenera kugira ngo wishimishe. Ibyo ibanze kugira ngo umuntu abeho, hari kurya, kugira aho utaha, kwambara, ibyo ni iby'ingenzi.
ibintu bijyanye no kwishimisha harimo kugura imodoka, kugura televiziyo. Ntabwo ari ngombwa buri wese ngo agure televiziyo mu rugo rwe, ntabwo ari ngombwa buri wese agire salo ya miliyoni mu rugo rwe. Biriya ni ibintu abantu twishyizemo, kumva ko umusore ugiye kurongora abanza kugura televiziyo ya miliyoni agashyira mu nzu. Ariya mafaranga yakubera igishoro. Nshuti yanjye, hindura imitekerereze, umenye ngo iki kirakenewe cyangwa se iki ngiki nshobora kuba nkiretse nkazagikora mu nyungu. Menya ikiri bubanze ni ikihe. Kumenya ko iyo ubonye amafaranga ubanza kuyabyaza andi ukarya ku nyungu ivuyemo. Abantu benshi tubona amafaranga tuyikuraho tutayabyaje andi. Wakosheje. Niba ubonye ibihumbi 100 mu ntoki zawe, tekereza uburyo yayabyaza 110, ukoresha 10, 100 ukomeze uyacuruze, ukomeze uyashore. Nutahindura iyo mitekerereze urajya habi. Kumenya kwirinda bya cyane abo mugendana bakugira inama mbi ngo bakurireho, bakunywereho, nabo mugendana bataguha igitekerezo na kimwe cyo gushaka amafaranga, mugahuzwa no kuyarya gusa no kwirata. Iki cyo kirakomeye. Ugahura n'umuntu akubwira ngewe ku kwezi ninjiza miliyoni 5, ariko ntabe yakongora ati ese ubikora gute. Ntago yakubwira, ntiyakugira inama, kandi ngo ni inshuti yawe. Ngewe ku kwezi umushahara wanjye buriya rwose mpembwa miliyoni, mpembwa 500,000, ibi bintu byanjye byarakemutse. Akakubwira gutya, ibyo birakumarira iki mu buzima bwawe bwa buri munsi? Nakubwira ukuntu wafata 50,000 ukabibyaza 60 aho muri mu nzira nziza. Nakubwira ukuntu ibintu ukora ushobora kubibyaza umusaruro kurushaho, akakurangira n'amasoko, aho ibintu ni byiza. Ariko umuntu murahura buri munsi, icyo ukoze cyose niyo cyaba kibagakoma amashyi kugira ngo ubwire ngo baguhe icupa sha, uri umuntu w'umugabo. Nawe ugashimishwa no kwicara n'umuntu nk'uwo isaha imwe, 2 buri munsi, cyangwa se niyo kaba 2 mu cyumweru, yewe niyo ryaba rimwe. Uwo muntu mwima umwanya mu buzima bwawe, nta kigano murimo kugirana, murata umwanya. Kugira urutonde rw'abantu buri munsi muri kumwe, kugira urutonde rw'abantu 100 muri kumwe kugira ngo mwishimishe gusa, mujye gukina, ibyo birangire, ariko nta mafaranga arimo, nta hantu wagera. Ibyo byose ugomba kubimenya. Ukavuga kanaka turi inshuti, tumaranye imyaka 15 tugenda, ese ni iki bundi twaganiye, ibihe bitekerezo bizima birimo, kuki mukunda kugendana? Ibyo byose ugomba kuyungura buri kimwe cyose ukagiha umwanya. Yewe niba byiza uzafata ikayi wandike iby'ingenzi. Abo ndekera mu buzima bwanjye nabahe, ese abo nkura mu buzima bwanjye nabahe. Ibyo byose buri kimwe kigira agaciro. Kumenya ko igihe cyo gukora ari uyu munsi wa none. Ibintu byo nzabikora ejo, buriya ndacyari muto, nzaba nkora. Urata umwanya. Uyu munsi ukibyuka uvuga ngo ngiye gukora iki ngiki nubwo ari gito. Hera kuri bitoya, step by step, intambwe ku ntambwe ukure. Witekereza gutangira nka MTN, witekereza gutangira nka Coca-Cola. Ibintu byose bihera kuri duke bikazamuka. Abantu bose ubona, abakiri bose ubona, bari abantu basanzwe nkawe. Abakomeye ubona bari abantu basanzwe nkawe. Bamwe na bamwe bagiye baburara. Umuntu akaba yaburaraga, nyuma akavamo mu miliyoneri. Umuntu akaba ataryaga ku isane ngo ahage, umuntu akaba atagiraga inzu aryamamo, babaga mu nzu babyigana, nyuma kubaka amataje. Bari abantu basanzwe. Numara kumva ko bari abantu basanzwe, bizagufasha. Reka gutekereza ku mitungo y'iwanyu. Babyeyi, umurage mwiza uzasigira umwana wawe nuko azamenya gushaka amafaranga kurusha kurya ayo wamusigiye. Ayo wamusigiye yashira rwose isogonda imwe, hari benshi muzi. Ariko namenya kuyakorera, niyo yashira agasigara kuri 0, kubera ko azi inzira z'amafaranga, azi ubuzima bw'amafaranga, uwazabona ndi. Ariko ubu ngubu utarigeze amenya kuyakorera, akishima ko yagenze mu modoka nziza yahawe n'iwabo, akaryama mu nzu nziza yahawe n'iwabo, uwo nguwo ntacyariho. Kumenya ko ari wowe uzizamura kandi mu myaka mike bikaba karusho. Kumenya ko nta wundi muntu uteze, ntabwo ari leta, ntabwo ari mukuru wawe, ntabwo ari mwene wanyu ufite mu mahanga. Uwazaguha 5 byo kurya nibishira akureho telefone. Nibishira ntabwo azifuza ko mwongera kuvugana, kuko azirinda kumuvugisha cyane kugira ngo umusabe. Nugira amahirwe n'ibyo 5 akabiguha uzamushimira, ariko menya ko atari uzakuzamura. Yewe nta nubwo azagutangira business.
nta kintu byakumarira na kimwe. Rero wowe ubwawe wumva ko ari we nkingi yawe kwigira. Ntugategereze kurangiza ishuri. Niba uri umunyeshuri, niba wiga muri secondaire, niba wiga muri university, ntugategereze kurangira ishuri ngo utangire gushaka amafaranga. Aho reka mpatsindagire. Mugiye kuvuga ngo umuntu ngo wiga secondaire yabonye amafaranga ngo aretse kwiga ngo byatera ikibazo. Iyo ni imico ya kera. Biba byiza kwiga, reka mpatsindagire kugira ngo hatagira ubyumva uko ntabivuze. Kwiga ni byiza ukabihuza no gushaka amafaranga. Uri umunyeshuri, uburyo ushobora gushakamo amafaranga bihuye n'ubushobozi bwawe, ushobora guhera kuri biriya 5 umuntu yagusuye ku ishuri akagusigira. Ukarya 3 ukabika 2, ukarya 2 ukabika 3, ukabigira ibanga. Kera kabaye ukazayagura ihene, ukazayagura inkoko, ukazayagura inka, ukazayagura imashini yogosha, ukayakuramo igishoro, abantu bagatungurwa n'uburyo babonyemo igishoro. Ibyo birashoboka cyane, hari benshi babikoze. Kubijyanye no kwiga muri university ho rero, ubundi kuvuga ngo urangije secondaire ugiye kwicara kuri university, uricaye umuntu w'umusore ufite amaboko yo gukora, wagombye kwiga ukora. Uriya wicaye gusa kiga university azayirangiza, wowe wize ukora nawe uzayirangiza. Ntago muzamuri ku rwego rumwe rw'imitekerereze. Niyo wowe wayirangiza ugahomba ibyo wari ufite byose, ntago muzamutekereza kimwe, uzamusiga muri iyi si turimo. Muri iyi si turimo nkugira inama yo kwiga university unakora. Kora duke, genda ukora utuntu duciriritse duke cyane, nimugoroba ugiye kwiga. Amahirwe arahari. Ibyo wiga bizagufasha gucunga neza wa mutungo wawe, kuko nanone kubona amafaranga menshi nta bumenyi bwa management ufite nabyo ni ikibazo. Bihuze kwiga, bihuze no kwiga, bihuze na business. Cyangwa se niba utaragize ayo mahirwe yo kwiga, kora business ukoresha uwize. Imitekerereze yawe n'iterambere turimo agufashe umukoreshe, kuko hari abantu benshi bize udashobora no gutekereza gutinyuka business. Fata ubwo bwonko bwe bubyaza umusaruro, ntago ari we wamugize uko. Bubyaza umusaruro, umukoresha agatuna mbwene, umunsi azamenya ubwenge bwo kujya kwikora, ubwo nawe azagenda yikorera. Mumbare kuba nkoresheje ijambo, ariko nuko bimeze. Reka bagukoreshe, kuko we kwikoresha byarakunaniye. Bakubyaza umusaruro, bakubyaza amafaranga. Umunsi washaje uzamenye iyo uza kwikorera hakiri kare uko byari kugenda. Tekereza nonaha, shora duke ufite bibyaza umusaruro. Uzamenye ko iyo uhombye ukiri muto, niba ari ikintu kiryoha, ufite business ugomba ufite imyaka 20 uko nahomba burundu ugasubira kuri 0, cyangwa ufite 25 iyo ufite 30 ugomba ugasubira kuri 0. Ya business yari ari we wayikoreye. Mbega ayo ni amahirwe abonwa na bake. Guhomba ukiri muto ibyo biraryoshye. Wamaze kumenya inzira z'amafaranga urongera ukazamuka. Ariko guhomba ushaje ni hamwe wumva ngo umuntu yaturitse ubwonko, ni hamwe wumva ngo yagize ibibazo runaka. Ibyo byose wowe ukiri muto witegereza kurangiza ishuri. Tangira na duke. Hari abantu benshi bafite computer ari mu rugo yicaye akaba yumva nta musaruro yayabyaza. Iriya computer ushobora kuyishyira ahantu ukabaninga indirimbo. Bano bantu babaninga indirimbo babona udufaranga dukeya. Hari ibintu byinshi ushobora kubyazamo umusaruro. Utwo dukeya ubonye tukakubera igishoro cyo kugenda uhindura ubuzima intambwe ku yindi. Witekereza ngo bazanseka. Hari n'abadamu ba stress abagabo babo. Ndihira university hari benshi mwarihuye amamiliyoni n'amabiliyoni. Nturimo gukora business, ntabwo wiyizera kuko wiyize ugira ngo wirangirize gusa. Ntabwo wajya imbere y'abantu ngo uvuge icyongereza. Nturimo kwihugura mu masomo, uricaye. Amafaranga wayamariye muri business, ubona amafaranga wayamariye mu ishuri, niyo yacuruza bikagira inzira. Hari abandi batinya kuvuga ngo nimpombye amafaranga y'umugabo urugo rurasenyuka. Tinyuka. Ntabwo waba umukire udatinyutse. Izo ni risque zifatwa n'umuntu utekereza. Tekereza ku ndwara, ikintu abato bakunda gusuzugura noneho. Tekereza ku ndwara zikunda gufata abakuru ukiri muto. Hari indwara zifata abakuru kubera imyaka, hari n'izindi zibafata kubera ubuzima bagiye babamo. Kudakora siporo, kurya ibintu bibangiza gake gakeya, bikazagera ku myaka mikuru ubuzima bwawe bwanze. Rinda ubuzima bwawe, kuko buriya kuba umukire bigendana n'ubuzima bwiza. Iyo udafite ubuzima bwiza, ibyo waruhiye byose, amafaranga yose waruhiye winjiza, uzayakoresha uhiga ubuzima, n'ubundi uzasanga warakoreye ubusa.
umukire mwiza, umuntu utekereza gukira, nurinda ubuzima bwe ibyabushyira mu kaga. Igihe cyose imitekerereze yawe itaragera ku gipimo gikwiye, uraruhira ubusa, umeze nka yasazi yabuze umujyanama igakurikiye umupfu mu mva yahezeyo. Ushobora kuzamuka ukagera kure, ushobora gutera imbere, ushobora gukora business ikagenda neza, ariko igihe cyose ufite imitekerereze iri hasi ntacyo wageraho. Ubaka ubwonko mbere yo kubaka ikofi. Nta handi uzasanga ibiganiro nk'ibi usibye hano kuri Shishoza TV1. Nta handi uzakura ibiganiro bikungura ubumenyi, bishobora no kukubabaza ariko bikagukangura ejo hazaza usibye hano kuri Shishoza TV1. Nakugira inama rero, niba wumva ushaka gutyaza ubwenge mu buzima bwa buri munsi, mu buzima tubamo muri isi ya none, kanda subscribe niba utarayikanda. Niba warayikanze, sangiza abandi iki kiganiro. Niba uri kumwe n'inshuti zawe, wiceceka, bagira inama, basobanura ukuntu kubaka ubwonko ari byiza kurusha kubaka ikofi udafite ubwonko. Ibiganiro nk'ibi bihoraho. Hano dufite ibiganiro byinshi bikwigisha business, bigukangura ubwonko, bigatuma uhindura imitekerereze, ukava ku rwego rumwe ukajya ku rundi. Shishoza TV1, televiziyo yanyu. Mwakoze cyane rero, naho ubutaha. Ku bandi batamenyeye ko bashaka kwiga ururimi rw'igifaransa, mwakwandika Smartness Mahwi TV mugakurikira mukiga indimi, kuko nabyo buriya bigufungura muri iyi ngari turimo. Byose ni ubumenyi, ni ugutyaza ubwonko. Mwakoze cyane rero, naho ubutaha mu biganiro byacu. Akaryoha ntigahora mwitama. Bye bye.